hari ibintu biri kugenda bica intege aba diaspora bari mu mahanga bijyanye n'amatiku, gusubiranamo ndetse n'ironda karere. Ibyo bintu rwose biri guca intege abantu. Umugabo w'indashyikirwa ngewe nemera cyane, nyakubahwa Paul Kagame, yaje guhagarika ubwo bwicanyi cyangwa se iyo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. turabizi ubu ngubu u Rwanda ruratengamaye, ariko ikibabaje nuko twebwe iwacu cyangwa se aba diaspora b'abakongomani nta kintu tubyigiraho. Twebwe rero aho mu Rwanda bava ndabona ariho tujya nko gusubira, bitewe n'amacakubiri ari mu bantu, amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'uturere, aho ubu ngubu dusigaye twumva amagroupe cyangwa se udutsiko, ukumva ngo abanyamasisi, ukumva ngo aba n'abanyarucuru, ukumva ngo aba n'abajomba, noneho hasa n'ikindi kijyanye ngo aba n'abagugwe, ugasanga bari gukora udutsiko nk'utwo ari two twangiza ibimaze kugerwa. Aho byari bigeze twari tumaze kugira icyizere, ariko abantu icyizere kiri kugenda gisubira inyuma bitewe n'amacakubiri agenda ukirembera mu rugo uhagarika covid uruganda rw'inkingo. Reka nshimire umugabo Sultan Makenga uyoboye ingabo ziri mu gikorwa cyo gushakira abakongomani umutekano, ziri gushakira Kongo yose umutekano wo batigeze banarota mu buzima. Ariko nyamara nkuko nabibabwiye, diaspora ibi bintu bibarimo by'ingengabitekerezo, amacakubiri, udutsiko, ibyo bintu mubihagarike, kubera ko nimubikomeza ntaho twaba tujya, cyangwa se ntaho twaba tuva, nta naho twaba tujya. Ni ukuvuga rero General Makenga aba ari kuruhira ubusa. Reka noneho mbashiriramo akaririmbo nkunda cyane bita Dimba Hasi. Yeah. Yes. Nukuri nitureka biriya bintu navuze ruguru, amacakubiri, insangano mu bakongomani, ironda karere, ironda moko, niba ariko nabivuga, icyo gihe bari abantu bazakomeza badushakira umutekano, noneho ntitubace intege, bumve ko icyo bari kurwanira ari ukuri. Twakomeje reka nisabire umuyobozi wa diaspora. Ni umugabo nkunda cyane, umugabo bita activiste. Kwanza ajye yigaragaza na bimwisabire, ajye yigaragaza kugira ngo abantu bamumenye. Ngenda muzi ku mbuga nkoranyambaga, ariko nzi ko ari umugabo ushoboye kandi ufite ibitekerezo. Icyo kintu ro twavugaga rwose agomba gushyiramo imbaraga zikomeye, agaca ibi bintu biri kugenda byiyongera, insangano mu bakongomani zijyanye n'amacakubiri, ironda koko, ironda karere, biri kugenda byiyongera kandi muri ibi bihugu byinaha nkuko nabivuze. Hari benshi batuye mu makambi, hari benshi batuye muri ibi bihugu byo hanze. Nkanjye nge nagize amahirwe ejo bundi narindiyo, nababwiye ko nagezeyo nkarira bitewe n'ukuntu nahabonye. Mbere narahageraga kugira ngo mvigoma ngigicanga, pasiporo natangaga cyangwa se icyangombwa natangaga nuko bankubitaga inkoni 5 kugira ngo ntambuke. Murumva ibyo bintu mu gihugu cyawe. Ariko ejo bundi
nagiye nidegembye. Ndetse numvise ko hari n'ababitoza abana, batangiye kujya babitoza abana ngo ntugashakane no kwa kanaka, ntimugashakane n'abanyamasisi, ntimugashakane n'abanyarucuro. Ibi bintu rwose mubireke kubera ko birasenya igihugu aho kugira ngo tucyubake. Hari hakurya utari wagera muri Kongo, natere intambwe nawe agende kwirebera, kuko hari igihe wakumva ko ibivugwa ari ukubeshya. Njyewe nigereyeyo n'amaso yanjye n'amaguru yanjye abiri, narabibonye, nabifashe nkaho ari igitangaza. Nababwiye yuko emotion zaramfashe, ndarira. Buri muntu wese agire iryo shyaka, mwirengagize ibiri kuba byo nababwiye, kuko nzi yuko hari abamaze kujya bacika intege bitewe n'ibi bintu turi kujya tubona by'amacakubiri, by'udutsiko. Ibyo bintu mubyirengagize, ahubwo mutekereze ku gihugu cyanyu ndetse n'iterambere ry'igihugu cyanyu. Ntucikwe. Subscribe to DS Connect TV. Iyi rero ni DS Connect TV. Njye amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Eric Susike. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye ikiganiro kidasanzwe. Mwumve nimbabwira ko kidasanzwe mubyumve kabisa. Mbere yuko rero tugira icyo tuvuga, reka tubasuhuze aho muherereye hose. Ubwo ndavuga abaherereye muri Afurika iwacu, abaherereye i Burayi hano aho duherereye natwe, ndetse n'abaherereye muri Amerika, muri Aziya se hose. Ndizera ko mukomeje kugubwa neza. Ubwo rero mbere yuko dutangira ikiganiro, reka dushireho indirimbo. Nkuko nabibasezeranyije, ngiye kujya mvangavanga indirimbo bitewe n'ingingo ngiye kuganiraho. Reka rero mukurikire ino ndirimbo, nyuma yaho turaza kugaruka mu kanya. Yes. Muraho se bana b'iwacu Masisi, muraho se bana b'iwacu Rucuru, Abanyakalehe turabazirikana, aho muri hose turabaramukije. Muraho se bana b'iwacu Masisi, muraho se bana b'iwacu Rucuru, Abanyakalehe turabazirikana, aho muri hose turabaramukije. Ndizera ko mwamaze kumva iyo ikiganiro kituganisha. Reka rero mbabwire insanganyamatsiko yo tugiye kuganiraho ni kubera iki urwangano cyangwa se amatiku akomeje kwiyongera mu ba diaspora b'abakongomani. Mu by'ukuri muri iyi minsi hamaze igihe havugwa ibintu byinshi bitandukanye, ndetse bijyanye n'amacakubiri ari mu ba diaspora, muri diaspora z'abakongomani hano muri bihugu by'i Burayi cyangwa se no mu bihugu bya Amerika. Uyu munsi rero akaba ariyo ngingo ngiye kugira ngo tuganireho, ariko reka dukomeze twumve kano karirimbo. Mukomere bana b'iwacu Masisi, n'amahoro bana b'iwacu Rucuru, Abanyakalehe turabazirikana, aho muri hose turabaramukije. Muraho se bana b'iwacu Masisi, muraho se bana b'iwacu Rucuru, Abanyakalehe turabazirikana, aho muri hose turabaramukije. Iyo mbonye ibyiza bya Masisi nziza, inyibutsi Mweso ni Nyamitaba, ibirayi by'ingungu n'imari z'Irubaya, amata meza y'Imushaki n'ikirorirwe, nibuka Buragiza. Murabyumva rero, dukomeje kana karirimbo karandyohera.
nuko wenda akajya kagera nyuma akaza kuvuga abantu ubu ngubu niba navuga ngo batagifite umumaro sinzi. Ubwo nyine nk'uko mubyumva ni indirimbo nziza cyane, ariko nibyo tugiye kuganiraho nk'uko maze kubibabwira, n'ibijyanye n'inzangano ziri kwiyongera mu badiaspora b'abakongomani. Ese biri guterwa n'iki izo nzangano? Ni ukuvuga ngo muri ntuzange harimo amayeko, ni ukuvuga ngo izi nzangano ziri guterwa bitewe n'uko iri iwacu ubu ngubu hameze, ibijyanye n'umutekano cyangwa se ibijyanye no gushaka amahoro mu gihugu dukomokamo aricyo muri Congo. Mu by'ukuri kuva intambara yatangira muri biriya bihugu byacu twagiye tubona ibintu biri kugenda neza, bagafata ahantu hatandukanye, ndetse uko bagenda bafata ahantu hatandukanye niko amahoro agenda aganza, tukagira n'icyizere cy'uko mu gihe gitoya tugiye kuzataha, ndetse n'abari mu makambi atandukanye yo hirya no hino, haba mu Rwanda, haba muri Uganda, mu Burundi se n'ahandi hirya no hino ku isi tugataha. Ariko hari ibintu biri kugenda bica intege abadiaspora bari mu mahanga, bijyanye n'amatiku, gusubiranamo ndetse n'irondakarere. Ibyo bintu rwose biri guca intege abantu. Dukomeze twumve kano karirimbo, turaza no kugaruka n'utundi ndadufite twinshi naduteguye. Ni nyamugari ego ubwiza bw'intumbi shanje nirumbishi weremana mino bakalungu ni kalehe karango ni nyabibwi iwacu ni heza. Murabyumva rero ndi kubakumbuza iwacu, ariko nanone tugenda tuganira utuntu n'utundi. Rwose ntimugire ngo ni hari uwantumye cyangwa se n'iki, ahubwo ni ibitekerezo byanjye bwite nk'uko nsanzwe mbibagezaho hano kuri Dias Connect TV. Dukurikije ibyabaye mu Rwanda mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi, turabizi twese, ntawe utabizi amahano yabaye ndetse n'icyayateye. Icyateye bwari ubuyobozi bubi bwabibye inzangano mu bantu, noneho baza kwicana aho habaye ubwoko bumwe bwica ubundi. Ubwo niho haba nyine jenoside yakorewe abatutsi, murabizi. Ariko nyamara umugabo w'indashyikirwa ngewe nemera cyane, nyakubahwa Paul Kagame, yaje guhagarika ubwo bwicanyi cyangwa se iyo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turabizi ubu ngubu u Rwanda ruratengamaye, ariko ikibabaje nuko twebwe iwacu cyangwa se abadiaspora b'abakongomani nta kintu tubyigiraho. Reka rero twumve ino ndirimbo ivuga kuri Paul Kagame, uko noneho turaza gukomeza mu Amapara turagukunda, wahagaritse jenoside, ubumwe bwacu burahama, ubu turi mu mahoro, ndi umunyarwanda irashikamye. Wategereje ubuyobozi mu mirenge n'utugari, uri rudasumbwa mu mihigo, komera ukomeze utuyobore, waduhaye mitiwe. Murabyumva, ni abanyarwanda baba bamushimira ibintu yabagejejeho, ukuntu yahagaritse jenoside, ubu ngubu bakaba bishimiye aho igihugu cyabo kigeze. Ese twebwe turafata irihe somo, dufatira irihe somo mu gihugu cy'abaturanyi aricyo u Rwanda, bijyanye n'uko amahano yabaye mu Rwanda? Twebwe rero aho mu Rwanda bava, ndabona ariho tujya nko gusubira, bitewe n'amacakubiri ari mu bantu, amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'uturere, aho ubu ngubu dusigaye twumva amagroupe cyangwa se udutsiko, ukumva ngo abanyamasisi, ukumva ngo aba n'abanyarucuru, ukumva ngo aba n'abajomba,
noneho hasa n'ikindi kijyanye ngo aba nabagugwe, ugasanga bari gukora udutsiko nk'utwo ari two twangiza ibimaze kugerwaho. Mu by'ukuri aho byari bigeze twari tumaze kugira icyizere, ariko abantu icyizere kiri kugenda gisubira inyuma bitewe n'amacakubiri agenda nawe ukirembera mu rugo uhagarika kovide uduha uruganda rw'inkingo waduhaye gira inka buri munyarwanda aranywa amata tubona n'ifumbire nyinshi igihugu cyacu kireze waduhaye umutekano utimuryame musinzira igihugu kirarinzwe usagurira n'amahanga isi yose irabihamya. Murumva yaduhaye ngo umutekano asagurira n'amahanga, ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda cyarenze bya bintu byose, ahubwo noneho isi yose isigaye igifatiraho urugero, ndetse bakajya no gutanga umusanzu ahandi. Murabyumvise mu ndirimbo, ariko mu by'ukuri ndagenda nirefera kuri iyi ndirimbo kuko ni indirimbo nakunze cyane, akaba ariyo mpamvu nayiteguye kugira ngo nze kuyishyira muri iki kiganiro. Ubwo rero ni tugomba kwigira kuri Perezida Paul Kagame uko yagize u Rwanda, uko yaciye amacakubiri. Ubu ngubu mu Rwanda kikaba kizira kuvuga ngo uyu ni umuhutu, umututsi se, cyangwa se gutanga serivisi bitewe n'ubwoko bwari bwo cyangwa se akarere ukomokamo. Nk'uko mubizi hari icyari cyadutse cyo kuvuga ngo abakono byaje biri kwaka nka buji, ariko yayijimije rimwe kuko yarabonye hari igihe byasubiza igihugu mu byo igihugu cyahozemo. Twagiye n'indirimbo igihango cy'abanyarwanda ibyifuzo by'ubigirigiro buri munyarwanda akabibona amahanga akabivuga waduhaye amashanyarazi. Ibyo avuze abigira ingiro kubera ko mu by'ukuri icyo yemerera abaturage, niba yavuze ngo nta macakubiri, umutekano, muryame musinzire, ibyo byose nicyo kintu tugomba kwigira kuri uriya mugabo w'indashyikirwa. Mu by'ukuri ni ukuri byarambabaje. Ejo bundi nageze i Goma mu matariki ya 18 gutyo z'ukwa karindwi muri uyu mwaka turimo wa 2025. Umutekano nahasanze isuku. Ndashimira abayobozi bari kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano uboneke, abakongomani babeho mu buryo batigeze babaho kuva Kongo hari yabaho. Ubu ngubu hari umutekano, ngewe narahageze emosiyo ziraza, amarira araza. Reka nshimire umugabo Sultan Makenga uyoboye ingabo ziri mu gikorwa cyo gushakira abakongomani umutekano, ziri gushakira Kongo yose umutekano wo batigeze banarota mu buzima. Ariko nyamara nkuko nabibabwiye, diaspora ibi bintu bibarimo by'ingengabitekerezo, amacakubiri, udutsiko, ibyo bintu mubihagarike, kubera ko nimubikomeza ntaho twaba tuva, nta naho twaba tujya. Ni ukuvuga rero General Makenga aba ari kuruhira ubusa. Nanone ugasanga bibaye nk'ibyabaye mu Rwanda. Murabona ni ukuvuga ngo uyu mugabo Paul Kagame iyo ataza kugera kuri ibi yari kuba yararuhiye ubusa. Rero natwe tugomba kubaha ikiremwa muntu, tukubaha indangagaciro, noneho tukareka amacakubiri, ahubwo tukongera urukundo mu bantu ruri kugenda rucika. Ndavuga mu bakongomani bari mu mahanga, aba diaspora, ruri kugenda ruba rukeya. Abantu bari kugenda baba banyamwigendaho, abantu bakumva ko igihugu ni icya bamwe, cyangwa se
ubuyobozi ni ubwa bamwe cyangwa se oya, ahubwo mushikame twubake igihugu aho buri muntu wese azajya yibonamo, kubera ko nimukomeza kugira turiya dutsiko ntago ari byiza. Amagurupe muri kurema njya mbikurikira ku mbuga nkoranyambaga, iyo bari gutongana ng'abanyamasisi, abanyamurenge, please, ibyo bintu mugomba kubireka, ahubwo tukunga ubumwe tukarushaho kubaka igihugu. Azitata wicika burundu buri munyarwanda aracana n'uruyange mbambaroga fatuhaye amazi meza indwara. Mu by'ukuri izi zari ibigwi cyangwa se uyu mugabo yari kuririmba ibigwi bya nyakubahwa Paul Kagame. Reka noneho mbashiremo akaririmbo nkunda cyane bita Dimba Hasi. Yes. Kumbaza uzambaze General Makenga, uzambaze Bisimwa, abo nibo baduhaye amahoro. Nukuri nitureka bira bintu navuze ruguru, amacakubiri, insangano mu bakongomani, ironda karere, ironda moko, niba ariko nabivuga, icyo gihe bari abantu bazakomeza badushakira umutekano, noneho ntitubace intege, bumve ko icyo bari kurwanira ari ukuri. Twakomeje dukomeza n'uturirimbo dutandukanye. Reka nisabire umuyobozi wa diaspora, ni umugabo nkunda cyane, umugabo bita activiste. Kwanza ajye yigaragaza na bimwisabire, ajye yigaragaza kugira ngo abantu bamumenye. Ngenda muzi ku mbuga nkoranyambaga, ariko nzi ko ari umugabo ushoboye kandi ufite ibitekerezo. Icyo kintu ro twavugaga rwose agomba gushyiramo imbaraga zikomeye, agaca ibi bintu biri kugenda byiyongera, insangano mu bakongomani zijyanye n'amacakubiri, ironda koko, ironda karere, biri kugenda byiyongera kandi muri ibihugu byinaha nkuko nabivuze. Rero activiste rwose ugera ikirenge mu cya Manziwiri. Burya Manziwiri niwe wasimbuye, ubu tubibutse ko ari vice governor, ari Goma, ariko mu gihe cye ibintu byari bimeze neza, ntago inzangano cyangwa se amacakubiri wabonaga ari hasi cyane, ariko ubu ngubu biri kugenda byongera. Ariko nanone simvuze ko ari activiste uri kubitera, kuko ni mushya mu buyobozi, ndetse iki kintu kikaba kiri guterwa na situation iri hariya hakurya iwacu muri Kongo. Twakomeje ureba
cyane uririmba ngo nkumbuye kujya iwacu. Ese nawe waba ukumbuye kujya iwanyu? Hari benshi batuye mu makambi, hari benshi batuye muri ibi bihugu byo hanze. Nkanjye njye nagize amahirwe ejo bundi narindiyo, nababwiye ko nagezeyo nkarira bitewe n'ukuntu nahabonye. Mbere narahageraga kugira ngo mvigoma ngigicanga, pasiporo natangaga cyangwa se icyangombwa natangaga nuko bankubitaga inkoni 5 kugira ngo ntambuke. Murumva ibyo bintu mu gihugu cyawe, ariko ejo bundi nagiye nidegembye. Reka rero mbashireho ino ndirimbo yankumbuye kujya iwacu, n'umudamu nkunda cyane bita Agnes. Nukuri aka karirimbo kabanyure. Twagiye. Ngo mubwire abasore bacu ngo inkambi turazirambiwe. Ubwo navugaga bari mu nkambi ntimucike intege, abari hirya no hino ntimucike intege. Ubuhunzi buraryana, natwe turi muri ibi bihugu turi mu nzu nziza, turya neza, ariko ntago tuba twishimye kuba turi hano. Hari abashonje, hari abari gupfa kugira ngo batubonere umutekano, kugira ngo burya ngo iwanyu igihe cyose hahora ari heza uko byagenda kose. Ubwo rero dukumbuye itongo, dukumbuye kunywa amata, dukumbuye wa muhumuro w'inka zo mu Gikuyu. Uko twakomeye turatabaye muri ngabo zidahunga, twamaze kurema bakundira ko musenga, mwabigize ingeso, mwamenye iryo banga ko mudafitiye amana ntimwashobora, nayo ikabana namwe ikiyubahisha. Mumpesheje agaciro, mumpeshe ishema, Nord Kivu dukunda, Sud Kivu mukomere, abirushuro mwese. Ngo nkumbuye kujya iwacu nabivuze n'ukuri. Abarucuro, ababimasisi, Murenge, abaye bose dukumbuye kujya iwacu n'ukuri. Reka noneho mbashireho n'aka karirimbo, ariko mbere yuko tugashiraho ibi bintu turi kuganira, n'ukuri mubyiteho kubera ko ni ibintu bikomeye, ibintu biri cyangwa se insangano ziri mu ba diaspora b'abakongomani bitewe na situation irimo. Rwose mugabanye ibintu by'insangano, mugabanye ironda karere, mugabanye ironda moko, mugabanye udutsiko, kubera ko ntago udutsiko ari twiza. Ndetse numvise ko hari n'ababitoza abana, batangiye kujya babitoza abana ngo ntugashakane no kwa kanaka, ntimugashakane n'abanyamasisi, ntimugashakane n'abanyarucuro. Ibi bintu rwose mubireke kubera ko birasenya igihugu aho kugira ngo tucyubake. Ahubwo dutoze abana bacu uko twashora imari mu gihugu, uko twafasha abababaye bari mu gihugu muri ibi bihe by'intambara, aho kugira ngo tubatoze amacakubiri. Reka twumve kano karirimbo nkabature k'Intare za Sarambwe. Reka mbibutse ko ntari umufana w'Intare za Sarambwe, gusa n'abantu nkunda kubera ko bari guhindura ibyari byarananiranye. Ariko si ukuvuga ngo nubwo ndi gucuranga izi ndirimbo ngo nuko ndi umufana wabo, oya, ntago ndi muri babandi babafana, ahubwo ngewe mfana amahoro bari gukora. Twagiye. Abanyekongo ntituzahera ishyanga kandi twifitiye gakondo. Umuyobozi wacu turatashye turaje, dufite ingabo nziza zambariye urugamba kandi zifite intego yo kurenganura rubanda. Umuyobozi wacu turatashye turaje.
kumva intego zaba ari abayobozi cyangwa se zaba ari aba bana bari kurwana ni ukurenganura abaheze ishyanga. Murabizi ko turi muri aya mahanga, hari abaheze mu nkambi nk'uko nabivuze babuze uko bataha. Ubwo rero intego yabo nimwe niyo kugira ngo batahe iwabo, batahe bajye mu matongo yabo, bongere bahinge, bongere baragire, bongere banywa amata y'umwimerere, bongere babone buri kimwe cyose kivuye mu maboko yabo. Rero dukomeze dukurikire kano karere. Ari makenga intore zirusha intambwe ni n'umugaba wazo uzibereye ku isonga. Hari rugero rw'ingabo generali Bernari rudatinya urugamba n'uwo yibasiye ajya musiba. Generali Poduwe rudatsimburwa ku rugamba n'ingaruye w'intwari utugaruye kuri gakondo. Generali Mboneza ni intare rudatinya ayobora ingabo neza, iyo ziri ku rugamba niyaduye amubonye ajya kwira imitwaro. Umbuye kuzi iwacu Muramubyumva ni ibigwi by'ingabo za M23 ubu cyangwa se za AFC M23. Ni ibigwi byabo uko ni abantu badatsindwa, tumaze iminsi tubikurikirana. Murabizi ntago rwose ndi gufana murambabarira, ariko na n'isi yose imaze kubabona, ndetse na ba nyir'ubwite aribwo bo Kongo, nyine ndi kuvuga Kongo Kinshasa, bamaze kubona ko ari abantu bashoboye. Ubwo rero ibi bigwi byabo bajya baca umugani ngo n'uwanga urukwavu ngo yemera yuko ruzi kwiruka. Dukomeze. Turataje turaje, koroneri zimurinda, koroneri bisamaza, koroneri nzenze, koroneri gaceri, koroneri jefu, koroneri kanyamibwa, koroneri kabundi, koroneri byinshi, koroneri nsabima. Ibi byose ni ibigwi rero nk'uko narindi kubibabwira, ariko ngo nkumbuye kujya iwacu. Nawe yunze mu rya wa muhanzi twamaze kumva ariwe Agnes, nawe yungamo ngo nkumbuye kujya iwacu. Utari wagera hari hakurya, utari wagera muri Kongo, natere intambwe nawe agende kwirebera, kuko hari igihe wakumva ko ibivugwa ari ukubeshya. Njyewe nigereyeyo n'amaso yanjye n'amaguru yanjye abiri, narabibonye, nabifashe nkaho ari igitangaza. Nababwiye yuko emotion zaramfashe, ndarira. Buri muntu wese agire iryo shyaka, mwirengagize ibiri kuba byo nababwiye, kuko nzi yuko hari abamaze kujya bacika intege bitewe n'ibi bintu turi kujya tubona by'amacakubiri, by'udutsiko. Ibyo bintu mubyirengagize, ahubwo mutekereze ku gihugu cyanyu ndetse n'iterambere ry'igihugu cyanyu. Dukomeze twumve indirimbo, iyi ndirimbo y'uyu mugabo. Koroneri Padiri, koroneri Kandoro, koroneri Castro na koroneri Erneste n'umuvugizi wazo. Ni ibigwi. Reka nihutisha noneho twumve kuri iki gice aho bigeze. Wenda hari igice gikurikira icya nyuma nakunze kivuga kuri topic. Reka ndebe niba ndahabwa. Mubamonya n'abasango inkumbuye muri Rutare banjo mubatu. Turaje iwacu, turatashye turaje muturebe bahoje iwacu. Ndo ituye mwabega nkumbuye mu rucika, nkumbuye ku mutaki hatuye bazamu bahumbye bitagata. Nkumbuye kuzi iwacu, turatashye turaje nkumbuye kamatembe hatuye abacenca, nkumbuye kasungarere hatuye abakumba, nkumbuye mwihanika hatuye abakurimba, nkumbuye irumbishi mu basango n'ababanda, nkumbuye n'intumbi mu batsobe.
reka dukomeze wenda n'indi ndirimbo Irana bagejejeho ibijyanye n'ibivugwa iwacu, idukumbuza iwacu y'uyu muhanzi witwa Nigena Emmanuel, nawe agira indirimbo nziza. murangwe n'ubutwari n'ikinyabupfura, tubindashikirwa tubigira umuco, duharanira ishema ry'akarere kacu, ngo duharanire ishema ry'akarere kacu. Ntago uzagera kuri rya shema ukiri muri ibyo bintu by'umwanda w'amacakubiri, by'umwanda w'ironda akarere. Ntago igihugu cyacu kizagera ishema, cyangwa se ntago akarere kacu kazagira ishema. Twakomeje paradizo, dufite indashikirwa mu gisirikare, dufite indashikirwa muri politiki, abahanga mu bwenge babarizwa iwacu, aya mahirwe rwose tuyasigasire. muri kumva abahanga babarirwa iwacu. Niyo mpamvu usanga ziriya ntambara ziriyo aba ari ukugira ngo batubuze bwa burenganzira. Murabizi ko nta mashuri tugira, nta bitaro tugira, ariko tugakomeza tukihinga. Ibi byose tuba turi gukora ni ubuhanga, ntabwo tuba tutaragize. Byose turabizi ko byigira za Kinshasa zijya ariko nyamara tugakomeza tukagira bwa buhanga bwacu bw'umwimerere, bwa buhanga bwacu bwa kavukire. Rero nidushyira hamwe tukareka amatiku, tukareka ibyo bintu by'amacakubiri, tukareka ironda koko n'ibiki byose, nta kizatubuza gutera imbere. Kandi abari abasore cyangwa se bari abayobozi ubu ngubu bahari, nicyo kintu bari kurwana nacyo kugira ngo igihugu gikomeze gitengamare kigende neza. Twakomeje Bana biwacu Masisi, murahose bana biwacu Rucuru, abanyakarehe turabazirikana, aho muri hose turabaramukije. Mukomere bana biwacu Masisi, Rucuru na Karehe turi umuryango umwe, imbaraga zacu tuzishire hamwe, duseruke ng'intwari mu mahanga yose, dusigasire ibyiza by'akarere kacu, dushigikira impano z'abana bacu, abashoboye twese tubashigikire, babishema ry'akarere mu mahanga yose. muri kumva dushyigikirane kugira ngo twiteze imbere, dushyigikira abafite impano kurusha izindi kugira ngo tubateze imbere. Noneho muri bya bihe biri imbere byiza njyewe ndota iri imbere, nabyo hazabe hari abahanga, tujye tubona abo dutuma, tujye tubona ni ukuri uno muhanzi yabiririmbye neza. Bana biwacu Masisi, murahose bana biwacu Rucuru, abanyakarehe turabazirikana, aho muri hose turabaramukiye. Reka ndekeraho iyi ndirimbo twacuranze nyinshi, ariko hari indi ndirimbo ngomba gusubiramo, iriya ivugwa ibigwi bya nyakubahwa Paul Kagame. Nk'uko nabitangiye mbivuga, ni urugero rwiza rwo kwigiraho. Ibi byose njyewe nihereyeho, uko meze uku niwe mbikesha, aho ngeze ahangaha niwe mbikesha. Hari benshi babaye mu Rwanda ariko bagera mu mahanga batangira kuhasebya, batangira gutuka abayobozi baho, bibagirwa ibyo babakoreye. Twebwe ababaye mu Rwanda, uzarebe nuganira n'izindi mpunzi zaturutse mu bindi bihugu, usanga batubwira ngo ewana mwebwe abaturutse mu Rwanda usanga muri smart,
urumva nta kuntu batageze kugira ngo twige, ntako batageze kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tugire standard nk'iy'abanyarwanda, ndetse hari n'abo twarushaga. Ibi byose nkora ni ubumenyi mba narabakuyeho, akaba ariyo mpamvu mbashimira cyane ndetse mbafatiraho urugero. Ni ukuri namwe mwese nabagira inama ko twakwifata, navuga ngo ikira, twafata urugero tukarufatira ku banyarwanda ku byo banyuzemo, ariko ubu ngubu bakaba babanye neza. Reka nongere nsubiremo iyi ndirimbo ya perezida cyangwa se y'ibigwi bya perezida Paul Kagame, kubera ko ngewe niwe mfatiraho urugero. Noneho tuze turi gusoza. Umwanda zirashira, isuku yabaga mu migi no mu cyaro yagezemo, watubakiye amashuri mu tugari twose tw'u Rwanda, tibana banje nimwige kandi mwegera ubuntu, watubakiye imihanda, ikibuga cy'indege i Bugesera, sitade Amahoro i Remera yabaye umutako wa Kigali. Uyu mugabo ni indashyikirwa, nabikomeje kubivuga. Ni ukuri ntako atageze kugira ngo ageze igihugu ku iterambere rirambye, ndetse n'ubu aracyacyubaka. Ngiye uko buri mwaka uko ngeze mu Rwanda nsanga hari impinduka, akaba rero ari byo nshaka ko natwe abakongomani twigira ku banyarwanda, twigire ku rukundo rw'abanyarwanda, tujya mu bikorwa byabo, kuko ngewe ntago nakwihishira. U Rwanda ni nk'aho ari mu rugo ha kabiri, nyuma ya Kongo yambyaye, noneho u Rwanda narwo rwarandeze, mpafata nk'aho ari mu rugo ha kabiri. Akaba ariyo mpamvu nkunda u Rwanda cyane, ndetse nkarukunda nka Kongo, kubera ko ni ibihugu byombi byangiriye akamaro ndetse bikimfitiye akamaro. Twakomeje. Uri gihango FPR, waduhaye Kagame Paul, wabonye u Rwanda n'abanyarwanda, akaba igihango cy'abanyarwanda, igihango cy'abanyarwanda. Ngo Kagame Paul ni igihango cy'abanyarwanda. Ni ukuri uyu mugabo yabivuze neza, ni igihango cy'abanyarwanda kuko yabakoreye byinshi. Natwe rero dufate abayobozi bacu, dufate General Sultan Makenga, na nubu urara adasinziye, urara mu ishyamba mu mibu myinshi muruma, nta kindi agamije ari ukugira ngo adushakire amahoro, adushakire igihugu, adushakire umutekano, adushakire aho gutura heza, aho nta muntu uzakwambura ibyawe, aho nta muntu uzakubwira ngo yakanano, aho nta muntu uzagutombokera akuziza ibyawe cyangwa akuziza ubwoko bwawe, ahubwo natwe reka tumufate azatubere igihango, tureke kumutenguha ku byo bari kudushakira. Dukomeze dukurikire kano karirimbo n'ak'ibigwi bya perezida Paul Kagame. Ibyo uvuze ujye ubigirigiro, buri munyarwanda akabibona, amahanga akabivuga, Gasabo na Nyarugenge, Rulindo, Gicumbi na Gakenge, Musanze uri igihango. Reka rero tugane ku musozo w'iki kiganiro. Twakomeza kuvuga bwakwira bugacya, ariko message yanjye yatambutse. Ndizera ko izi nama mbagiriye rwose muzikurikiza. N'uwari ushaka kongera biriya bikorwa by'urwango, biriya bikorwa byo kurema udutsiko kugira ngo baganira ku bijyanye ngo muzashakane n'aba ntimukazajye mu banyamasisi, ntimukazajye ndetse n'ibintu by'amoko. Ibi bintu ndizera yuko wenda
abumvisha inama zanjye bazazikurikiza. Reka dukomeze twumve kano karirimbo ka Dimba Hasi, nako naragakunze cyane, aho uyu mugabo avuga ngo Dimba Hasi. Kano werero Owintare za Sarambwe werero Ndaterura we Kisekete Bemba we Muyaya Chiwewe we Chiko Chitambwe we Chirumwami we Mayanga we Kaiko we Futereri we Isadeke we Umurundi we Tena wagina Yewe nuja kubazama Zambwire ngubwire werero Ngubwire yo mahoro mama Uzaze kanyabayonga horero Rubirizi na mine werero Nukuri ngo ngiye nuza kumbaza uzaze nkubwire amahoro, uzaze nkubwire Kanyabayonga amahoro yaho, uzaze nkubwire Nyanzaro, uzaze nkubwire Ibunagana, uzaze nkubwire Ibukavu amahoro ariyo, ariko ntukambwire FDLR, ntukambwire umurundi, ntukambwire ubwo ndavuga ntago mvuze umurundi muri rusange, ahubwo ndavuga bari ubuyobozi bwabo bushaka umutekano muke ku hariya mu karere k'iwacu, ndetse bufatanya na leta mu kugira umutekano muke mu baturage babo. Ubwo rero ahubwo uzambwire mbadimbe hasi. Uzaze ni Nyanzara horero Kisekete warero Igichukira bundi karaya Chiwewe we Chiko Chitambwe we Chirumwami we Mayanga we Yego we. Ya reka dusoze nanjye ikiganiro cyanryoheye, ariko reka nsoreze kuri aka karirimbo k'Intare za Sarambwe, noneho tugasoreza. Ngewe rero yari Eric Siuzike kuri DS Connect TV, ubwo kandi tunasoza. Umuyobozi wacu turatashye turaje Ari makenga intore zirusha intambwe ni n'umugaba wazo uzibereye ku isonga. Hari rugero rw'ingabo generali Bernari rudatinya urugamba n'uwo yibasiye ajya musiba gaju. Umuyobozi w'umudugudu mubamo n'abagabo